wera yawujyanye muri RGB. Ubu mwuka wera abapasiteri barawutaye. Abahanuzi barawuta. Yego. RGB irawutorogora. Uranyumvisha? Ibyo bintu n'ubwa mbere nabyumva. Abakunzi bacu sinzi ko. Wowe uraseka mu bibabaje. Wumvishe? Imana mu kutorogora umwuka wayo uhaye RGB. Igabanya wundi iwihereza RIB. Ubu RIB nayo ifite umwuka wera. Ndashaka yuko nzatunga itoroshi ahantu amafaranga yose ya ADPR aruhukira. Muri depo yayo. Urahazi? Ndahazi. Urahazi? Muri depo y'amafaranga ya ADPR. Theogene. Imana imuhindura icyiciro. Uranyumva neza? Kuko uriya mugabo ni uw'ubugingo. Yego. Ni umugabo w'ubugingo. Imana ivuganye nanjye ko ari umugabo w'ubugingo. Kandi rimbuka rye ntari hari. Amen. Sibyo? Urayibeshyera. Urataha urarya. Urumva? Meshaki. Ntago uzongera kubeshyera Imana kundi. Towa. Imana igushyizeho towa. Uranyumva neza? Ndahiye Imana ihoraho. Intumya ya magambo ngo nyakubwire. Sibyo? Ntago inshuro wabeshye zari zihagije. Uwiteka nyinga warirahiriye k'iki kibuga utazakigarukamo. Nibirangire mu mahoro, umvishe nta uhutajwe nta nukomerekejwe. Sibyo? Ariko RGB iyi kote y'abantu bakomeretse mu mitima ntiyirengagize. Sibyo? Kuko tutaza kubirebe muri sound proof gusa. Ngo tubirebe mu byuma bisaka. Umvishe? Ngo tubirebere mu bushobozi urusengero na standard z'ubutaka ubusengero gomba kuba rwubatseho. Sibyo? Turebe no mu mitima y'abazirimo. Babimenye dukererewe. Kuko uwari umwuka w'abakuru b'itorero Imana yahaye inzego bwite za leta. Kugira ngo izenguruke. Icyo kintu uvuze wagisubiramo. Reka mbivuge neza kugira ngo byumve. Wari umwuka wayo yari yarahaye abakuru b'itorero. Yahise wihereza inzego bwite za leta. Ndore impamvu yawuhaye inzego bwite za leta kugira ngo abantu hatagira umuntu uza kunyumva nabi. Sibyo? Yego. Kuko Imana rije kurimbura ikibazo. Ntago ivuga ngo iki kimaze imyaka 30 kino kimaze umunsi umwe. Yego. Ibifatira hamwe. Ari byo abonye umunsi wa none abahanuzi na pastor bose buri wese yabuze yacira nayamira. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Reka tubasoze kandi tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo. Mwese Uwiteka Imana abahereze umugisha. Nkuko mubibona kuri kamera dufite umutumirwa aho neza, mukozi w'Imana. Komera cyane Pascal. Yesu nashimwe. Ahimbazwe cyane rwose. Amakuru y'iminsi. Ndakomeye ndongeye ndakomeye. Ntabwo turi buze gutinda cyane bitewe n'igihe dufite cyangwa se n'ibyo tugiye kuganira byihutirwa cyane. Reka ngusabe kugira ngo mbere ya byose ubanze wibwira abakunzi bacu urangize uhita usenga Imana. Amazina ni Bishop Nama. Benshi baranzi cyangwa benshi nanjye ndabazi.
uko Imana ishoboze niko dukora, ntabwo tujya tujya kure y'iby'Imana ishaka. Reka dusenge Imana dutangire, nk'uko abanyarwanda benshi barabizi yuko mbere na mbere Imana. Turagushimye kuri Imana nziza, tugushimiye ubuntu bwawe, urera kandi urakiranuka, ushyirwe hejuru, uhabwe icyubahiro, ubuntu bwawe n'imbaraga zawe zibe muri iki kiganiro, udushoboze uduhe ubwenge, utwagwa mu bitekerezo byose bishoboka, kandi n'abadukurikiye ubahe umugisha, ndetse n'abazadukurikira ahazaza nabo uzabane nawe kuri Imana ishoboye byose. Muri iki kiganiro ufata ubwenge bwa muntu kuko ntacyo twakishoboza, ariko wowe udushoboje Data Nyiringabo twabasha kugira iyo tujya. Urakoze icyo kibi cyawe, dutangira tuze no gusozanya, turashima izina ryawe n'iteka ryose, Yesu mwiza, amen. Urakoze cyane, Imana y'amahoro iguhereze umugisha kandi iguhereze umugisha mwinshi. Bishop Karame, uyu munsi naguhamagaye kubera ngira ngo nkubaze ku bibazo bimwe na bimwe bijyanye n'abahanuzi cyangwa se n'ubuhanuzi. Maze iminsi nitegereza nkabona abahanuzi ni benshi kandi bari kuri social media, ndetse bakavuga ko batumwe n'Imana, ariko mu by'ukuri ugategereza ibyo batumwe cyangwa se ibyo baje kuvuga ko bisohora, umuntu agategereza agaheba. Ahubwo tukabona bamwe baraza bavuga bati burya nubwo nari navuze biriya ariko si Imana yari yagize gute, yari yavuze. Yego, niyo nsanganyamatsiko ngira ngo tuze kuganiraho. Iyo witegereje mu by'ukuri ubona aba bahanuzi bari kuri social media ari Imana ibatuma. bo mbere na mbere buriya wamungana igihe n'igihe cyacyo, babonye amahirwe ntibatinda kuyakoresha. Social media yaje itanga amahirwe afunguye. Ni amahirwe adasaba certificate, ni amahirwe adasaba diplome, ni amahirwe asaba kuba uzi kuvuga gusa, utabana n'ubumuga bwo kuvuga. Uraza hano kuri kamera ukavuga uko ushaka, sibyo? Ariyo mpamvu wagiye kubabona, kuko na mbere hari abo twagendaga tubona hirya no hino bagendaga batambutsa ubuhanuzi bwabo mu nsengero, baza gutambutsa ubuhanuzi bwabo mu mayira, bagatambutsa ubuhanuzi bwabo mu butayu. Ariko uyu munsi wa none tukaba turi kubabona barimo baratambutsa ubuhanuzi bwabo mu buryo bugiye butandukanye bwo kuri social media ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Ariko umunsi wa none reka twigarukiye ku buhanuzi bwatambutse hano kuri social media, cyane cyane butambukijwe n'abahanuzi bene Data. Mu by'ukuri uragira uti barimo barivuguruza. Nibyo kuko Pawulo yavuze amagambo akomeye aravuga ngo mwibuke ko mu gihe cy'imperuka hazaza ibihe birushya. Ntago ari ibihe yavuze byarushyaga ngo tuzarya gusa bitugoye, ntago ari ibihe byari kuturushya avuga ngo abayede bazavunika cyane, nta nubwo byari ibihe byo kuvuga ngo abafundi icyo gihe bazaba barimo barihonda intoki. Oya, ni ibihe birushya kuri bose, ni ibihe birushya ku baririmbyi, ni ibihe birushya ku bavugabutumwa, ni ibihe birushya by'abahanuzi, ni n'ibihe birushya by'umwaduko w'abahanuzi bari bakeneye cyane cyane kugira ngo bamenyekane. Ubwo rero icy'ingenzi cya mbere bari bakibonye bakigezeho kwari ukumenyekana, ntago ari uko bari abahanuzi. Bihishe mu mutaka w'umwambaro w'ubuhanuzi, bazamura iyo mpano yari ifitwe n'abandi barayitirira, baraza baramenyekana, babona hiti ikomeye cyane, tubafata nk'abahanuzi kuko twabise abahanuzi kubera twababonye. Bivuze ngo iyo bataza hano kuri kamera ntago baba barahawe iyo titire y'ubuhanuzi. Ari uyu munsi wa none rero warumbaje ati barimo baraza bivuguruza, bagaragaza yuko atari Imana yari yabatumye. Ese koko nibyo koko? Nta yindi nzira. Ariko nanjye umuvandimwe reka nkubwire, nawe uri umuntu mukuru kandi nawe urabona aho ibihe byerekera, sibyo? Mbere hakiyeho umuhamagaro w'Imana ukiri mu nsengero. Uyu muhamagaro wakoreshwaga n'abashumba bakabasha kujera uno mwuka wera, bakabasha kumenya ngo uyu nguyu ni umuhanuzi wo kuri uru rwego, uyu ni wo kuri uru rwego, uyu ni umuhanuzi mukuru. Ariko umuhamagaro ukuwemo, ntibifuje yuko hari umuhanuzi wakongera kuvukiramo aho hantu. Bande abanyetorero yego, ntibifuje ko ari umuhanuzi wakongera kuvukira muri we. Bumvishe ko abavuga butumwa bari bafite aribo bahanuzi, sibyo? Noneho bahita barenze ijambo rikomeye ngo Bibiliya ngo nibwo buhanuzi butavangiwe. Nese ubwo byari bishatse kuvuga iki? Nyine byari bishatse kuvuga ngo hejuru ya Bibiliya nta wundi muhanuzi dukeneye. Kandi wari ufite Bibiliya ari pasiteri, niwe ugomba gusoma Bibiliya.
ivuze ngo pasiteri niwe yisaba umuyobozi w'abahanuzi. kuki Imana yabyemeye? Kuki bayizibiye ikemera? yabuze izindi nzira yacamo ngo irema abahanuzi cyangwa se ikoresha abahanuzi b'ukuri? Ijambo riratubwira ngo Imana naye igitubwira ngo nubura ubwenge nzakureka, sibyo? Kandi ntago ari Imana y'umuvurungano, sibyo? Ntago ari Imana yavugiye abahanuzi bigaragambije, nta nubwo ari Imana yavugiye abakora w'itorero, sibyo? Ahubwo yo ni Imana yo ireba ibyo urarikiye muri iyo minsi, sibyo? Ntago yifite mikoro yo kuza kurangurura ngo Pasikari ngo nibande ngo arimo arambeshyera, oya. Ahubwo uwo mwuka yo ifite indi nzira, sibyo? Mbese ni nkuko ushaka kumbwira ati nyine iyo nzira yarayiciye, yarayiciye. Inzira yarayiciye, ntabwo inzira bikiri ibanga, sibyo? Ni ukuvuga urabona umukandara umuca, yego, ariko ugahinguka ahangaha, yego, ugahura na mugenzi wawe ugahita ufunga, sibyo? N'Imana nayo nuko imeze, irakureka ugaca iburyo igaca ibumoso, ariko nibivuga ngo iragusize cyangwa urayisize, murahura n'ubundi biri bugufate, sibyo? Nyine yarabaretse, sibyo? Ireka abakuru b'itoro barayivangira, wumvishe? Kuko nyine igomba kugira abantu, hariyo abantu bakundaga ubuhanuzi ngo Imana iravuze, sibyo? ariko n'ubu barabukunda kandi ni byiza kubukunda. Uyu buhanuzi ntabwo mvuze ngo abantu babwivumbureho, sibyo? Kuko yaravuze biraba, natwe tugomba kuvuga mu izina ryayo. N'ubu ni ubuhanuzi, erega n'ubu ni ubuhanuzi, uretse ko abantu bakunda ngo umuntu yatitiye, sibyo? Ariko mfasha hamwe tuzenguke muri iyi nzira y'Imana yaciye muri ino minsi kugira ngo Imana itakwereka yuko atari injiji, yego, sibyo? Abakuru b'itorero barayijijishije, nako bashatse kuyijijisha, sibyo? Basanga aho kwijisha bajijishije abakristo babo, mwumvishe? Twebwe nk'abakristo byatugoye kubimenya ko twabimenye dukererewe, kuko wari umwuka w'abakuru b'itorero Imana yahaye inzego bwite za leta kugira ngo izenguruke. Icyo kintu uvuze wagisubiramo? Reka mbivuge neza kugira ngo byumve. Wari umwuka wayo yari yarahaye abakuru b'itorero, yahise wihereza inzego bwite za leta. Ndore impamvu yawuhaye inzego bwite za leta, kugira ngo abantu hatagira umuntu uza kunyumva nabi, sibyo? Ngendera kubwimvugisha ukuri kweruye, iyo ngiye kuvuga mariramo, sibyo? Ntago njya njyemirwa. Ibi bintu by'Imana byaratubabaje, niyo mpamvu tugomba kuvugisha ukuri, sibyo? Bo abakuru b'itora bakiwufite bawupfushije ubusa, banyihanganira, sibyo? Ndakumva, komeza. Kuko ubwabo bambutse ikiraro bamaze kugera hakurya baragiteba, uranyumva neza? Yego. Babikora bazi ko Imana itareba, ariko Imana yari yabibonye, bahita bakuza umwuka w'ubwibone aho gukuza umwuka wayo. Imana nta kindi kintu yakoze, yaravuze ati mugumye mwibeshye ko turi kumwe, yego, ariko sindi kumwe nawe. Ndakumva cyane. Ugiye kubikora ko sinjye batumye, mwumvishe? Bakomeza inzira yabo, bo bahita barema ikintu kitwereka yuko bakiri kumwe n'Imana, ariko Imana bari barahitaye hakurya y'ikiraro, bo bakomeza ikiraro, bereka inama yuko iyo Mana bajyanye nayo ndetse iyo batangiranye nayo bakiri kumwe nayo, nyamara biza kugaragara ko yari Imana y'indonke. Bo batwereka ko ari Imana ya nyayimwe yavuze bikaba, mwumvishe? Ariko biza dutinda kubona yuko yari Imana y'indonke. Niyo mpamvu rero nshaka kumwe ngo Imana baciye iburyo, Imana ica ibumoso, ariyo mpamvu muri iyi minsi bahuriye muri rompo. Uranyumva neza? Kumva. Ntago aka kantu twebwe nk'abakristo ba buri munsi twigira mu materaniro tugataha bakatwigisha ijambo ry'Imana, amakora akaririmba, ntago twari kubimenya, sibyo? Imana yashatse rero inzira yo kubitwereka, yego, kuko ntiyari gukoresha umwe muri bo ngazi yivemo avuge ngo burya twarabatubura, sibyo? Yego. Kuko Imana rero ije kurimbura ikibazo, ntago ivuga ngo iki kimaze imyaka 30, kino kimaze umunsi umwe, yego, ibifatira hamwe. Ari byo wabonye umunsi wa none, abahanuzi n'abapasitori bose buri wese yabuze yacira n'ayamira. Urancekeje mu bana. Nge ntabwo mbyumva. Nyine nshatse kuvuga ngo yego,
b'abakuru b'itorero bambutse cyakira bakagitema. Yego. Hari abahanuzi umvishe Yego. bano watangiye umbaza Eh. babonye ko bashebuja bambutse ikiraro nabo bafatiye ubwato nabo bacaho. umvishe Yego. bafatiye ubwato basanga hakurya. Yego. Bamwe bafata uruhande rumwe abandi bafata urundi. Vuza uruhande rwo kwiba intama Kwiba intama. cyane rwose ntago mbitinya bafashe uruhande rwo kwiba intama abandi bafata uruhande rwo guhanura intama nabo Baziba. kuko babonye ariyo turufu igezweho. Ibintu byakozwe byose nta nyungu y'Imana nimwe yaririmo. nta namba nabisubiramo nta namba ndetse n'abaje RGB yanabikwereka yuko ari nta namba umvishe. Nese RGB ikurikirana imiyoborere y'amadini ariko ntabwo ijya mu mwuka ngo imenye ngo ibi bintu bifitiye Imana inyungu. Nibyo nakubwiye ngo Imana yashatse ahantu izahurira nabo izana za nzego bwite za leta. Ushaka kuvuga ko umwuka wera yawujyanye muri RGB? Ubu umwuka wera abapasiteri barawutaye abahanuzi barawuta. Yego. RGB irawutorogora. Uranyumvishe? Ibyo bintu n'ubwa mbere nabyumva abakunzi bacu sinzi wowe uraseka mu bibabaje wumvishe. Imana mu kutorogora umwuka wayo uhaye RGB igabanya wundi iwihereza RIB. Ubu RIB nayo ifite umwuka wera. RIB ifite umwuka w'Imana na RGB ifite umwuka w'Imana ariko abanyamadini ntawo bafite. Abanyamadini n'abahanuzi ntawo. Ibyo bintu urabisobanura ute? Ndore reka mbigusobanurire sibyo. Nakubwiye ko bose birukanse bagakurikira umwuka w'indonyi. Abahanuzi bajya guhanura umwuka w'ibitangaza Imana itabibatumye. Ese Imana ntikora ibitangaza? Uburetse gatoya sibyo. Imana ikora ibitangaza na n'uyu munsi wanone kuba nicanga nacyo n'ikindi gitangaza. Mwumvishe kuko hari abapfuye njyewe ndi muzima. Yego. Nacyo ni igitangaza cy'Imana. Nkuko badukurikiye nabo hari abifuza kuba bari kudukurikira wakanze subscribe yuko wapfuye. Yego. Utari burebe kino kiganiro. Mwumvishe nibyo ndimo ndakubwira nyine uyu munsi wanone nacyo ni igitangaza. Niyo mpamvu umuntu urimo ureba kino kiganiro agomba kukireba akakirangiza. Mwumvishe kuko n'ubuntu bugeretse ku bundi ntago buzagaruka. Dusobanura ukuntu umwuka wera utakiri mu madini n'abitwa ko basenga Imana. Abantu bihangane mbivuge ntyo. N'abavuga ko basenga Imana. Uravuga ati umwuka wera siho uri. Ahubwo umwuka wera uri muri RIB no muri RGB. Cyane. Sikuvuze nima nibeshye. None abafite ibyifuzo bajye bakomanga kuri RIB abari bahanurira cyangwa RGB. Sobanura ibyo bintu ntago ndabyumva neza ngo menye ibyo bintu ukuntu bimeze. Bo reka nkubwire bino bintu. Yego. Sina ngombwa ngo muzajye gukomanga kuri RGB yizaza no kubakomangira. Sibyo? Yego. Sina ngombwa ngo RIB uzajye kuri station yayo izizana. Kubera Imana imira yikoresha. Niwe muhanuzi mwiza uri gutanga ubutabera bw'Imana. Sibyo? Ntabwo rero bivuze ngo uzajye kuyihiga. Urumva? Eliya yabaga mu mwuka w'Imana amanywa nijoro. Wumvishe? Yakumva. N'ahantu hose yagiye acogora. Urumva? Imana yagiye imuba hafi. Urumva? Eliya akagira umutima uca bugufi. Urumva? Uyu munsi wa none imitima yabo imaze kuba kahebwe, mvuge abakuru b'amatorero n'abahanuzi. Imitima yabo imaze kuba kahebwe. Nshatse gusobanura cya kintu uburyo umwuka w'Imana wageze muri RIB no muri RGB ndavuze bwo mu nzego bwite za leta n'izindi bagenda bakorana ku mpande. Nge ntago nzizi zose. Ariko ubwo n'izindi zibashamikiyeho nizo bashamikiyeho. Sibyo? Imana ubwayo yashatse kwirwanira ishyaka ry'umurimo wayo. Kuko buretse ko abantu bakunda kwibagirwa hari ubuhanuzi bwagiye butambuka mu minsi ishize bwerekaga abakozi b'Imana yuko bafashe icyari icyubahiro cy'Imana bakakigira icyabo. Yego. Bashimuse icyubahiro cy'Imana. Ubwo buhanuzi bwavugaga yuko Imana igiye kwisubiza icyubahiro cyayo. Ndajya nkubwire ko ubuhanuzi nta n'amezi atandatu arashira butambutse. Buvuga yuko Imana igiye kwisubiza icyubahiro cyayo mu gihugu cy'u Rwanda. Simvuze hanze y'u Rwanda, ibyo hanze y'u Rwanda birabareba. Sibyo? None se ujyanga Imana ari kujya muri duweri, umvishe? Na apotire. Imana ari kujya muri duweri n'umuhanuzi Meshaki.
Meshake ni umuhanuzi. nyine ndakubwiye Imana yari kujya muri duel sibyo Duel ninde? nyine yari kujya mu guhangana yes. Imana yari kujya guhangana na Meshake Oya. kurya tuzabasanga mu mbuga barimo barigaragura kugira ngo yature Imana se yari guhangana na nibishaka Byasabye kwikora iki se? nyine Imana ntabwo yari guhangana umvishe n'abayobozi bakuru ba ADPR n'abashumba bakuru bafite insengero zabo n'abandi ba bishop sibyo bafite insengero zabo na ba apotire sibyo ntabwo Imana umwanya yari ufite umwuka wayo yafashe gafate gashyira muri RIB igashyira muri RGB uyu mwuka niyo ukoresha irazenguruka iraza bahita bahura muri norompu ubonye agashyuru kazamutse mu gihugu cy'u Rwanda induru zikaba induru sibyo bo reka nkwereka bijya gutangira kugira ngo urugero Ndakumva. umuhanuzi w'Imana zijya kuza ntangira kuzibona nigize ko umuhanuzi zigira inshuti Michel ntago muzi ndamwumva ntago muzi ujya umubona ku social media no mu YouTube myiza sibyo ni n'umuhanuzi simuhakanye umvishe n'umuhanuzi nta kazi ke urumva ajya kuri kamera cyangwa ajya mu kibwiriza cye aravuga ati iyo mureba igisupusupu nta kintu mubonamo ntabwo wabyiboneye n'amaso yawe ako kantu nawe kabonye hadaciye iminsi ngahe yagarutse aho yavugiye arongera umvishe arongeza kudefanda akarenza umuntu Michel abamubonye baramubonye umvishe bisobanura ngo yari yavangiwe iyo ataza kuvangirwa ari umwuka w'Imana ubimukoresheje nta nubwo yaraje kwisegura uranyumva neza yego aho niho twangitangiye kubona abahanuzi batangiye kwivamo umve bavuga ati biriya bintu navuze ku muntu w'umugabo gutya na gutya ariko ntabwo ndabona bitari bikwiriye umvishe icyo gihe umvishe iyo azi ko ngo iby'Imana yavuze kuri uriya mugabo ibinyujije muri njyewe ndahamya yuko Imana yo mu ijuru yavuganye nanjye umvishe ntacyo mubonamo setu byari bihagije ariko bamuganirije wa mwuka w'Imana Imana yanyujije mu gikari agezeyo bamuganirije aza yivuguruje aza avuga ati bantu b'Imana ati hari igihe umuntu abura ubwenge sibyo uwo si umwe yego niba bishaka Theogene bamukojeje hari ahepfo agiye mu mahugurwa muri training y'Imana Imana iramwegera mwongorera imushyira mu bakozi bayo bashyashya ihamagaye bande RIB imushyira mu bakozi bayo ba RIB bashyashya ihamagaye sibyo baramwicaza baramuhugura kuko nta mupasiteri uri kumuhugura ngo yemere nta n'uwari ari kumuganiriza nta n'uwari ari kumwatuza wumvishe Imana imushyira mu cyumba cyo kwaturiramo urumva ntiyagarutse yatura se none se urusengero yaravuyemo yarakuyemo imbaraga zo kwatura n'urwahe nanjye nkubaza aza kuri kamera hari umuribo wabonye inyuma ye tawe none se kuki yaje akicara akatura ngo hari ukuntu Imana ngo igutuma ngo hari ukuntu Imana ikubwira ngo nawe ngo ukarenzaho ibindi arinde ubivuga ibyo aba bose bano bahanuzi barimo baravara muri RIB sibyo Meshake ntabwo uherutse kumubona mu minsi ishize umuhanuzi Meshake nawe yavuze igikomerezwa rwose mu bahanuzi ikigugu wumvishe nibamuganirije abakozi bashyashya b'Imana ihamagaye Meshake atari igihe Imana ivuga nawe ukongeramo utuntu wumvishe nk'umuntu uri kwirwanaho urumva kubera icyavuye mu cyumba cy'Imana cyo kwaturiramo niba muravuga ngo hari umwuka w'Imana watuza abantu icyumba cyo kwaturiramo ubu tuvugana kirimo umwuka wera w'Imana kiri muri RIB aha simbiza abakunzi bacu abadukurikirana bayenda baraza kutubwira kuko ni ubwa mbere nge nakumva ibi bintu kuko ari kumpereza ibimenyetso akambwira ati runaka yavuye yaza yatura na runaka ati hari ahantu rero hari ibanga hafite umwuka wera none nimba ubona koko ariho Imana isigariye
abantu ro ntabwo ndarangiza sibyo ntabwo ndarangiza ariko ngo Antoine ejo bundi nta n'icyumwe kirashira umvishe Rutayisire yego umvishe atangaje amagambo yamutwaye isaha n'igice umvishe cyari ikiganiro umvishe avuga ngo ibyo yashakaga ibyari byuzuye muri we si umugabo mukuru wuzuye umwuka w'Imana wayikoreye tutaranavuga sibyo ariko nyuma y'ikiganiro abakozi b'Imana bashyashya bari mu mashashi batupi badafite n'umuco n'umwe batariho n'ikakama bamuhamagaye bamuganirije uzi ko yaje avuga ngo buriya rero ngo hari ukuntu umuntu ngo akoresha amagambo aremereye ni umuntu ukoresha amagambo aremereye ntago ari Imana iri gukoresha amagambo agize gute aremereye bivuze ngo ibyo batubwiye n'ibyo baduhanuriye byari biri mu izina ry'Imana ariko ari ibyabo mwumvishe kuko hariya muri kiriya cyumba cy'Uwiteka cyo kwaturiramo niho barimo baraza bagaragaza ko bari badutuburiye urumva neza bivuze ngo umwuka w'uburondozi uri hehe uri kutavuga njye ubwo byancanze umwuka w'uburondozi uri hariya muri ziriya nzu ziriya nzu z'ubururu sabara abavandimwe bambaye ubururu bivuze ngo ribu niyo ifite ubushobozi bwo kwatuza abakozi b'Imana ubu tuvugana niyo kandi bakaza batura bavugisha ukuri kuri mu mutima mwumvishe badaca hirya no hino abaza Antoine n'ubwa mbere bamubonye asaba imbabazi ndakubwiye ngo abamuzi kuva muri miza mirongo uranyumva neza yego Rutayisire Antoine n'ubwa mbere usubiye ku magambo yivugiye ubwe urumva izi mbaraga nimba zitavuye ku Mana ndajya mbabwiye ko ribu ntago ivutse muri aya mezi abiri yahozeho mwumvishe RGB ntago ivutse ubu yahozeho ariko umwuka w'Imana yafashe ikawubaha niwe ubakoresheje bino bikorwa muri kureba bishyize hanze amabanga mutari kuzamenya nisi ibi bintu yatari umwuka w'Imana undi muntu ari kuzabikora ni kubanze ibi bintu uri kuvuga abanyamadini bari buguhagurukire urabakizwa n'iki cyane cyane n'idini ryawe rya usengeramo uri kuvuga ibintu uyitinya uri kuvuga ibintu bitandukanye n'ibyo abanyamadini bavuze kuko baratakambye baravuga ati nyamuneka ariko wowe urimo wemeza ko mu by'ukuri ubu ririya fungwa ry'insengero cyangwa se iganirizwa ry'abakozi b'Imana ari umwuka wera ariho wimukiye ariho wibereye mu by'ukuri ntabwo bari buze kugutera amabuye dore reka nkubwire Pascal ndahiye Imana ihoraho wumvishe yego ntibantera amabuye ahubwo bayansukeho urumva ibi mvuze n'ejo bundi n'ukwezi kwashira ndi kubisubiramo wumvishe batweretse Imana badakorera Imana bayivuyeho twe bayidusigaho uranyumva baratubwira ngo nimuyigundire tubaha amafaranga batugundiriza Imana wumvishe Imana irebye ijisho n'amarira y'abakristo ije kubasubiza agaciro kabo urumva none ngo barantera amabuye bari hehe bari wumvishe ni igihe cyo gukora akarasisi k'Imana wumvishe Uwiteka nyiringabo niwe wafunze zino nsengero wumvishe RGB irarengana Imana niyo yazifunze inshuro 100,000 sibyo kandi nta na rumwe izafungura wumvishe nyirabwo atabanje kwatura reka nguhe urugero wumvishe ndajya nkubwire yuko ibintu byo kwiboza amadiporome ntabwo byazanywe na leta byazanywe na zino nzego zabo inzego izi nzego z'abapasiteri zingizi z'abana bashumba nibo babyizaniye wumvishe urumva ngo barashaka kweremina ngo ubusaza bwa kera ngo bwari bwarabaye ngo ibishyitsi mu itorero batangiye kwizanisha ibintu by'amadiporome ngo bashaka gukumira ngo abantu bafite ibyumba ngo abantu ngo bafite ubutayu wumvishe ntago ari leta yagiye guhiga abanyabutayu abayobozi b'amatorero ubwo nibo baripotinze ko abanyabutayu barimo barababuza abakiriya wumvishe nibo beretse leta abanyabutayu sibyo kandi barabizi yuko mbere yo kubaka insengero nabo bari abanyabutayu bavuye muri ibyo byumba Imana yabahaye ubupasiteri
biciye ku karago mu byumba. Imana yabaye abupasiteri bari mu mazi bagiye gusenga mu butayu. Mwumvishe baraza Imana irabisohoza. Ariko ngubwo ngo bambutse kirabanje baragitema. None ngo ni RIB ngo ni RGB. Mwumvishe none se ubwo bugugu n'ubwo bururumba bakuvuga ngo kugira ngo hatazongera undi mukozi w'Imana uzavuka mu butayu akaza. Mukuri abanyabutayu bari kutubuza abakiriya. Mukuri abanyabyumba. Mwumvishe leta irebye isanga kuko inama n'umwanda ko abantu bari hanze birwa bazerera ntago ari isuku. Mwumvishe kirabafasha abantu nyine bari hanze ndajyana naburira n'abantu bose bari hanze bari mu butayu mu barasenga niba gufata ntuzavuga ngo ni Imana yakohereje basengere mu ngo zabo buri wese asengera mu rugo rwe. Urusengero ruri muri wowe imbere cyangwa ajye ku rusengero rwemewe. Urundi ni muri rwa rundi watanzeho umusanzu wo kubaka. Mwumvishe niba gufatira mu cyumba cyawe uri murasenga washyizanye abantu 5 ibyo rwose dore Imana yarakarabye. Umva Pascal Imana yarakarabye. Uwo bazafatira mu butayu Imana yarakarabye. Hanyuma tubonye abakozi b'Imana baza bavuga bati rwose mu mbabarire bakanasaba Imana imbabazi. Bisobanuye ko inkurikizi yabyo ari iyi. Erega ntugire ngo n'abahanuzi bazisabye ntugire ngo ubungo abapastoroni barimo barazisaba. Mwumvishe ndakubwiye ngo Imana yafashe akaguru kamwe kari umufunzo w'abahanuzi k'iburyo ifata n'akandi k'ibumoso kari umufunzo w'abarevera. Mwumvishe do imifunzo yifite ari ibiri utagira ngo arimo hararwigira abahanuzi gusa n'abarevera pastor barimo barajwigira kuko umunigo w'Imana nta hantu bawucikira. Mwumvishe ni igihe cyo kubakanda kugira ngo iributse umuhamagara cyari cyo. Mwumvishe ibyo bakoze byari byo. Urumva izi nsengero RGB ijya kuzifunga. RGB ubwayo ngo yari yarabahaye imyaka 5 kuva 2018. Bari bazi ko bazazifunga. Abanyarwanda so bavuze ngo ikinye n'icyumva ihone. Kuva 2018 kugeza 2024 ndetse n'umwaka ushize 2023 bahawe integuza yuko bagiye kuza gufungirwa insengero. Urumva neza? Yego. Igikinye kirimo kijya gute? Kiyumva. Ngo Imana yanangiye umutima wa Farawo kugira ngo izamwesherezeho icyubahiro. Imana yanangiye umutima wabo kugira ngo bazabone ibingi barebesheje amaso yabo. Kuko bumvaga nyine bataze reka leta subwo yadufungira biciye mu zinzira se. Hari ubwumvikane turakorana turasora umutekano turatanga isuku turayatanga badufungira gute? Umvishe gute wowe mu mutwe w'Imana. Ariko Imana ni Imana na leta ni leta. Ariko sinzi ukuntu uyu munsi urimo urahuza amategeko ya leta n'umwuka wera. Uravuga ngo umwuka wera niho wimukiye mu mategeko. Reka nkubwize ukuri sibyo. Buriya sinzi nimba ugikurikira ari umuyobozi wa RGB. Ndamukurikira. Niyo avuga ubundi ubona afite umwuka w'Imana banyihanganire kubivuga sibyo. Oya ugomba kubivuga kuko ubu ngubu ndabizi nyine abahanuzi bagiye gutangira ngo ngibiki nibiki sibyo. Nge ntago nkorera RGB. Mwumvishe ariko ndi umunyarwanda nkorera igihugu. Ibyo ni ibintu bizwe cyane cyane Gasitawe yuko ndi n'umuhanuzi inyuze mu mwuka wayo. Mwumvishe ubu ni wowe na RGB nimwe mu usigaranye gusa. Uyu mwuka wayo ndawufite na RGB rawufite. Mwumvishe ubwo ni wowe ni wowe ufite umwuka wera na RGB nimwe musigaranye umwuka wera. Nitwe dusiganye umwuka wera wo kubwiza abanyarwanda ukuri tutagamije inyungu nimwe. RGB ndajya ngubwira ko nta nyungu nimwe ifite mu gufunga insengero. Iyo baza kuzuzwa ibyasabwaga n'amategeko bari kuzireka kuko nta kintu zari zibangamiye. Umvishe ariko zateje akaduruvayo bica amategeko nkana n'iraza ishyiraho imiryango nk'uko amategeko yavugaga sibyo. Nta kosa nari mwifite sibyo. Bihangane rero inkoni bazirye sibyo. N'iz'Imana ntago ari izacu sibyo. Kuko ndagira ngo agakantu nkabwira abanyarwanda nanitonze sibyo. Twatanze amafaranga menshi muri iyi myaka 5 muri urugendo rw'imyaka 5 RGB yari yabahaye. Bo batangiye gukora mobilisation yo gushaka ayo mafaranga yo gukora ibyo bintu
sibyo mu nsengero zose ayo mafaranga yose yaratanzwe kuko uyu munsi wa none nta mupasiteri n'umwe urahagara ngo yidekarare avuga ngo inama zarayanyimye urumva ni ukuvuga amafaranga yo gukora ibyo bikorwa yaratanzwe ibyasabwaga amafaranga yarishyuwe uko yanganaga ahubwo mu nkubiri yabo yo kurya nk'abazapfa ejo bakagenda bahindura abakozi ba urumva umukozi akaza akamara imyaka 2 bakamukuraho akaza undi nayamara yamenya ko azamara imyaka 2 akayateranya amafaranga akagenda yajyanye umvishe n'undi akaza azi ko ari 2 akagenda yajyanye kuva 2018 uko urusengero rwari ruri n'uyu munsi niko ruri ariyo mpamvu RGB yazifunze kandi zaciyemo abakozi bagiye bitangisha intama ariyo mpamvu muri no mwuka w'Imana Imana irimo irakoresha RGB turagira ngo RGB nayo amafaranga yakurikirana amafaranga y'abakristo yaratanzwe mu ijoro nari ndimo nareba amakuru yaciye kuri televiziyo imwe hano mu gihugu abakristo bari kuvuga bati umuterankunga wacu wo mu Burayi yohereje amafaranga nubishaba barabigera muri miliyoni 400 na ngo nawe yamenye ko nta bikorwa byakozwe ari uko bahafunze kuko ibyo uvuga wanamugane ushobora kuba ari byo kuko natangiye kubibona abakristo barekara amavuga bati abapasiteri bacu twabahaye amafaranga ariko ibintu ntibabikora none se reka nguhe urugero sibyo urusugo rw'imiyoborere yego numvishe turagira ngo hazemo n'umugenzuzi w'imari ya leta sibyo ibi bintu ntibamusige ni haza umugenzuzi w'imari ya leta urumva azara kuri tere urumva muri iyi myaka 5 bakurikirana abakozi bose bagiye bayobora zino nsengero bafungiye urumva nuzi yuko umuntu agomba kugaragaza inkomoko y'umutungo yaho yawukuye umuntu urigoga ku rusengero ndagira ngo unyumve neza ndakumva pasiteri urigoga ku rusengero aganiriza abantu umvishe muri za siyasa uyu munsi wa none muri ino Kigali urasanga afite inzu ihagaze miliyoni 60 ariko yabaga yasengeye abakristo noneho bacuruza bakunguka bakamuzanira icya 10 ntago cyari iki icya 10 cyari ikitorero inyumva neza icya 10 kigomba kuribwa n'umupasiteri oya icya 10 ariko ni mu itorero ryanyu ADPR ndavuga ADPR umvishe icya 10 gitangwa mu giseye cya 10 kandi icya 10 kiveriswa aho amafaranga aruhukira muri depo yayo sibyo uranyumva neza ariko abo bagabo uyu munsi none bafite inzu z'imitamenwa bafite amamodoka meza hariye neza kandi nabahembwaga amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 100 bayabitse neza bayacunze neza cyane nyine ndagira ngo haze umugenzuzi w'imari ya leta atureye muri imicungire yabo y'amafaranga uburyo bayacungaga sibyo mu myaka 5 gusa umvishe imodoka baguze mu myaka 5 amazu bubatse abakozi bose abakristo bose bakodesha amazu yabo ariko nibyo kuko muri iyi myaka 5 umushumba niko agomba kubaho nyine umushumba agomba gukodesherezwa agomba gufashwa kuko nawe abasengera intama nabo bakamuzanira ku byo bungutse icyababaje Imana yo kikayitera n'agahinda cyari icyo ngicyo ari cyo banga kumva mu matorero yabo umvishe uyu munsi nta mikino Imana ifitanye nabo iyi mitungo barayigabana n'abakristo kandi ndabikubwiye dufite inzego ziri tayari iyi mitungo bakuye mu bakristo ejo bundi baraza kuyigabana n'abakristo buri wese asubirane ibye hanyuma se ubwo aho ngaho ntihaba harimo mirutse ko umupasiteri umwe arimo aritera hejuru avuga ngo wumva ngo twarariye amafaranga ye ngo ntazanga report ngangango ngo amafaranga yenge gasubizwe uranyumvira ariko ndahimana ihoraho ntago bibutwara igihe kinini cyane aya mafaranga arasubizwa kwa ngana inzego zacu niziryama nizisinzira icyo zasabwa cyose icyo basaba cyose umusanzu bazadusaba wose tugomba kuwutanga hakagira inama zisubizwa ibyabo kuko twiboneye n'amaso yacu
bamwe mu bakozi bayo b'Imana bataka amanywa nijoro, kandi uwabatakishaga n'umwe harazwi. Mwumvishe iyi mitungo rero umugenzuzi w'imari ya leta ntasige RGB babitugiremo neza, bashaka ukuntu babigenza, kuko hari ibyo twabonye n'amaso yacu biratubabaza, hari n'ibyo twabwiwe nabyo turabimenya. Igihe kirageze ngo ukuri kujya ahagaragara, niyo cyaba ari 1000, niyo byaba ari 5 byaciye ku ruhande, aya mafaranga agomba gusubizwa uko yakabaye ba nyirayo, maze nk'uko bari abakozi umutungo wabo ukontororwe, ayo binjije muri imyaka 5 arivugira arigaragara, nibirangire mu mahoro. Mwumvishe ntawe uhutajwe nta nukomerekejwe, sibyo? Ariko RGB iyi kote y'abantu bakomeretse mu mitima ntiyirengagize, sibyo? Kuko tutaza kubirebe muri sound proof gusa ngo tubirebe mu byuma bisaka, mwumvishe ngo tubirebere mu bushobozi urusengero na standard z'ubutaka ubusengero gomba kuba rwubatseho, sibyo? Turebe no mu mitima y'abazirimo bakomeretse bingana gute, kandi turebe no mu babakomerekeje binjije bingana gute, nabyo tubirebe. Uvuze ku kintu kigabana, ntekereza iki kintu, hariho nk'insengero mu by'ukuri ubona ko zifite ubushobozi bukeya, zishobora kutazabona uburyo bwo kuba bakuzuza ibisabwa kugira ngo urwo rusengero rwongere rukore. Mu by'ukuri haba uwo mutungo uzaba uwande, bazahamagara abakirisitu bose bahasengeye, bazahamagara bari kuri stati, bigenda bite? Amategeko yo arazwi y'insengero uburyo zikurikirana, sibyo? N'imicungire yazo, buriya nubwo ziba ari rushobora kuba ari urw'umuntu ku giti cye yararwiyubakiye, n'ibikoresho birimo abyita ko ari ibye, n'amafagitire asohoka ku mazina ye, ariko abantu afitemo bafite amakarita ye ko yababatije, bafite n'imyaka bamazemo. Mwumvishe nayo iragaragara ku bipapuro yabahaye. Hari uburyo amategeko abihuza nabo bakagira purusa yabo bahumure bazayibona. Ngenda yibijeje ndi mu mwuka bazayibona purusa yabo ku izina ry'Imana bazayibona, kuko dufite igihugu kizima cyumvira umwuka wera. Ibyo birahagije, baryame basinzire, purusa yabo nimba ari n'ushaka no kubamenyera. Mwumvishe mwubwira ati pastor tuza mu gitondo uraseka natwe duseke. Urakoze cyane. Hanyuma turi kugana ku musozi w'ikiganiro cyacu, cyane ko tuba dushaka kugenda dukora ama episode, ntabwo tuba dushaka gukora ikiganiro kirekire cyane kugira ngo abantu bataza kubura uburyo bacyumva ngo bakirangize. Ni iki wakongeraho ku kiganiro tugiranye kijyanye n'abakozi b'Imana batari bahagaze neza, ndetse rimwe na rimwe bagiye bagaragara bivuguruza ku byo bari baravuze kandi bavuga ko ari Imana y'abatuye? Hari abahanuzi wowe ubwawe Pascal utazongera kubona. Umvishe hari abahanuzi bagiye kumera nka Nebukadinezari, bagiye kujya mu ishyamba kurisha. Ibi nkubwiye ntago ari imikino, bivuye ku Uwiteka. Umvishe umuhanuzi uzi wese uhagaze hano kuri mikoro akaza kwatura ngo burya ngo Imana yaravuze nanjye ndavuga, umvishe bose isheni, umvishe bagiye kumera nka Nebukadinezari. Umvishe uhereye ku wa mbere nakubwiye kugeza ku ejo bundi bagiye kumera nka Nebukadinezari, ntago bazongera kubeshyera Imana ukundi. Urumva? Kuko intebe yayo aho yayiteretse Imana yicayeho. Nta muntu n'uyu n'umwe witwaje imbaraga izo arizo zose, wumvishe uzongera gukora muri ishuri ry'Imana.
reka mbahanurire none si byo bashaka. Reka mbahanurire bumve ko Uwiteka none avuganye nabo, sibyo? Warabikoze Imana irakwihorera, uragenda urayibeshyera, urataha ujya kurya ibiryo urabibona, wumvishe, urongera mu gitondo urasubira urayibeshyera, urataha urarya. Urumva Meshaki, ntabwo uzongera kubeshyera Imana ukundi. Towa, Imana igushyizeho towa. Uranyumva neza? Ndahiye Imana ihoraho intumya aya magambo ngo nyakubwire, sibyo? Ntago inshuro wabeshye zari zihagije. Uwiteka nyinga warirahiriye ko iki kibuga utazakigarukamo. Ndavuze ngo Imana ivuganye nawe aya magambo, wa muhanuzi w'ikinyoma we, inshuro zose wagayisha izina ry'Imana ikakwihorera, Imana irirahiriye do. Iriya nshuro yari iya nyuma, ntabwo uzongera kubeshyera Imana. Imana ivuganye nanjye muvandi. Urabona niba ushaka Theogene, Imana imuhindura icyiciro. Uranyumva neza? Kuko uriya mugabo ni uw'ubugingo, ni umugabo w'ubugingo. Imana ivuganye nanjye ko ari umugabo w'ubugingo, kandi irimbuka rye ntarihari. Amen. Sibyo? Igeze imukuraho imbabazi zayo. Imana irambwiye ngo imugize umuvugabutumwa mwiza w'umuhamagaro. Uranyumva? Ntagazo. Imana ibane namwe. Urakoze cyane. Kandi turabashimiye icyubahiro kibi cyayo, kandi mukunde mugira ibihe byiza byo gusenga, nimwivumbure ku maturo yanyu cyangwa se ku byo mukora bya buri munsi no ku nzego bwite za leta, muzumvire kuko ziri mwuka w'Imana ibakoresha amanywa nijoro. Pascal, Yes. nawe reka Imana iguhe umugisha. Amen. Nari Bishop Nama, Imana iduhana umugisha. Urakoze cyane. Nawe utaha gusa ngereka ndarikira abantu ikiganiro. Yego. Kandi Pascal uzambaye kino kiganiro tuzagikora. Sibyo? Yego. Kuko umwuka aramata ko tuzagikora. Ndashaka yuko nzatunga itoroshi ahantu amafaranga yose ya ADPR aruhukira. Muri depo yayo. Urahazi? Ndahazi. Urahazi? Muri depo y'amafaranga ya ADPR, aho bayahunitse bakaba baranze gutera inkunga andi matorero kugera ku rwego afungwa. Andi matorero ni ukuvuga amashami yayo. Amashami yayo kugera ku rwego afungwa, barimanye amafaranga kandi yose barayaverisagaye. Mwuka amaseye ko kino kiganiro tuzagikora, uzambabarire tuzagikorera abantu bidatinze. Urakoze cyane. Namwe Imana ibahana. Umuntu yakwifuza kuguhamagara, umuntu yakwifuza kuvugana nawe, nyemerera utambutse nimero yawe ya telefone cyangwa n'ahandi hose bagusanga. Nitwa Gasani Emmanuel Bishop Nama, niyo mazina yanjye, no kuri social media niyo nkoresha. Ibirenze kuri ibi ngibi wazansura kuri YouTube channel Korali TV, nenda yifite ni channel ngaragaraho, ndetse n'imirange ni 0788 71 688 688. Ushaka ko dusengana, ushaka ibindi twakorera cyane cyane kubwo umurimo w'Imana kandi ifitiye inyungu igihugu, twabikora nta kibazo. Imana iduhana umugisha. Urakoze cyane. Shalom. Shalom.